uzaba witeguye Yesu aje Yesu uzaba witeguye Yesu aje dore araje itegure dore umukwe araje dore umukwe araje dore umukwe Yesu uzaba witeguye. Yesu ashimwe. Reka dushimire umwami Yesu kuko atugiriye neza, izina rye ryera kandi rikomeye rihabwe icyubahiro. Reka tumushimire by'umwihariko yuko yemeye ko tubaho muri iki gihe gisoza amateka y'isi, izina rye rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba rero tugiye kongera kurebera hamwe ijambo ry'Imana mu buryo bw'ubuhanuzi. Reka tubanze dusabe Imana kugira ngo iduhe umugisha kandi Mwuka Wera abane natwe atwumvishe ijambo rye. Uruwera wera Mana ikomeye cyane uhimbazwe. Tuje imbere yawe, ngwino bane natwe, ngwino duhe umugisha wawe kandi twuzuze Umwuka Wera, tubashe gusobanukirwa ibyo ushaka mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe bavandimwe. Reka dushimire Imana ko itugejeje muri iki gihe gisoza amateka y'isi tugihumeka umwuka w'abazima, izina ry'Imana rihimbazwe. Ngira ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu isi hose muri rusange, kuko tuzi yuko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze cyangwa intego zigezeho ibigezweho mu isi yose. Ibyo rero cyane cyane mu Rwanda biba bikwiriye kudushishikaza no kubimenya, kuko uyoboye Amerika ni nawe uba uyoboye burya mu Rwanda, kandi amategeko akoresha muri Amerika ikigega cyangwa se pikinyeri yayo ibiri kuva mu Rwanda. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kureba amagambo atubwira ngo ubuyobozi bwa Trump no kurangira kw'imbabazi z'Imana. Ngira ngo ubwo ayo magambo ninyavuga gutyo abantu barahita bavuga bati dore umwaka arongeye, ariko ntabwo ari ubwaka, ahubwo dukurikije icyo buri butegetsi bwose bushyirirwaho, nuko tubona yuko noneho tugeze mu gihe irangira ry'imbabazi z'Imana zishobora kuba zigiye kurangira. Ngira ngo amagambo akomeye cyane twatangiriraho mbere yuko tugira ikindi tuvuga, twahera ku byo yivugiye ubwe muri 2019 avuga yuko yakuyeho umudendezo w'iyobokamana, aho yavuze yuko yahuje idini na leta mu buryo butari bwarigeze bubaho, ndetse abayobozi b'amadini ubu bakaba babasha kuba bafite umudendezo, aho nta muntu ubasha kubakoma mu nkokora. Ibyo cyari igishushanyo cy'inyamaswa. Mu mpera za 2020 mu gihe twinjiraga muri za COVID, mwabonye yuko ikindi kintu yakoze gikomeye cyane kwari gukuraho umudendezo w'umutimanama w'umuntu. Ibyo byarabaye kandi byararangiye ntibizagaruka. Uyu mwanya hari ibindi dutegereje. Ibyo dutegereje ni itegeko ry'icyumweru nk'uko twaribwiwe kuva kera yuko rizabaho, dimanshi izatangazwa. Ariko mbere yaho ntibyari gushoboka hatabanje kubaho n'ikindi kintu cy'igikorwa cyitwa gukuraho burya umudendezo mu by'iyobokamana. Umudendezo mu by'iyobokamana rero nawo wamaze gukurwaho nk'uko bigenda bigaragara hirya no hino. Ngira ngo iyo si ingingo yakirirwa igirwaho impaka, ahubwo abantu twese twarabyiboneye n'amaso yacu, turabizi neza. Ibyo tubizi neza, ntabwo twakirirwa tubijyaho impaka. Ngira ngo rero ubu noneho tugiye kurebera hamwe rero amagambo atubwira ngo ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi cyangwa se umutegetsi Donald Trump no kurangira kw'imbabazi z'Imana. Bitewe n'iki?
tuzi neza ikintu Donald Trump aje gukora ku butegetsi. Reka tubanze twumve ikintu gikomeye cyane Donald Trump aje gukora ku butegetsi, ubundi tubone gukomeza. Vayo reka twumve uko batubwira. kumenya neza ko dushobora kuvuga tuti turi igihugu cya gikristo, kandi uko mbibona cyane nuko dukwiye kwitwa ishyanga rya gikristo. Ibyo birajya gusa n'abarwanashyaka b'abakristo. Icyo uyu mugabo arimo kuvuga nuko bashaka guhindurira igihugu mu bukristo bwabo. Reka turebe icyo bizera, nimwongere mukurikire. Sabato mu buryo bw'umwihariko, kuko icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi kibazwaho cyane. Bamwe na bamwe bashobora kuvuga bati ibyo ntabwo bikwiriye, kandi bati ntitubishaka, bati nta nubwo bigomba gukorwa. They may even be, more upset about the fact they say that we should have Sabbath laws and that, you could shut down businesses and give people a day of rest. Bati ntitugomba kugira aya mategeko y'Isabato yo kuramya no kuruhuka ku cyumweru dimanche. Bati ntimukwiye guhagarika imirimo no gutegeka abantu icyo kiruhuko. Answer your critics. People say, well, it's unconstitutional. You can't do that, or why would you want to? Subiza abo bantu bashobora kuzabanenga bati ibyo ntabwo bihuje n'itegeko nshinga rya Amerika, kandi ntimukwiye kubikora, kandi ngo bakore uko bishakiye, ahubwo bagomba kumengamira baruhuka nko ku munsi w'Isabato, kandi ibyo bizatuma umubare w'abajya mu nsengero wongera kwiyongera cyane ko bikunze. Reka twumve Trump niwe nashakaga ko twumva. Ndetse hari na Trump. Now allowed to use. I get in there, you're going to be using that power. Ningera ku buyobozi muzakoresha imbaraga za leta mu buryo mutigeze muzikoresha na rimwe, kandi ibyo bizatuma umubare w'abajya mu nsengero wongera kwiyongera cyane, kubera ko uko imibare ihagaze ubu ngubu ntabwo mbikunda namba. Imibare y'abasenga yakomeje kugabanuka, ibyo ntabwo tubishima. Rero tugiye kongera kuzamura iyo mibare kuko ari ikintu gikomeye kibura muri kino gihugu. So this is an actual time where laws. Hari ikindi mushaka kumva? Murumvishe ikizanye Trump ni ugusubiza uburenganzira amadini cyangwa se insengero zigakoresha imbaraga za leta. Ubwo se ni mu biki? Ngira ngo reka dusoma amagambo ari mu gitabo Kwitegura Akaga gaheruka page 93. Aravuga ngo nk'uko gusesekara kw'ingabo z'Abaroma kwabereye abigishwa ba Kristo ba Yesu ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kugose Yerusalemu, niko nubwo buhakanyi buzatubera ikimenyetso kigaragaza ko kwihangana kw'Imana kwageze kwiherezo, ko igikombe cyo gukiranirwa cyuzuye bikabije, ko marayika w'impuhwe agiye kwigurukira ubutazongera kutugarukaho. Ubwo nibwo ubwoko bw'Imana buzinjira mu muruho n'umubabaro, ibyo abahanuzi bise igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Bavandimwe, murumva yuko igihe turabona idimanshi itangajwe, icyumweru gitangajwe, kandi tukabona ubuprotestani cyangwa igihugu cya giprotestani aricyo kibigizemo uruhare, birahita bitubera ikimenyetso cy'uko kwihangana kw'Imana kurangiye, ko marayika w'Imana azinze amababa butazongera kutugarukaho. Icyo ni ikimenyetso cyo kurangira kw'imbabazi ubundi. Ni ukuvuga ngo dimanche itangazwa duhita tumenya yuko imbabazi zirangiye. Niyo mpamvu navuze ngo ubutegetsi bwa Trump no kurangira kw'imbabazi nkurikije ariya magambo ye yivugiye, avuze ati ngewe ngiye kubaho ububasha mukoreshe imbaraga za leta mu buryo mutigeze muzikoreshamo, kandi abajya mu nsengero bakomeje kuba bake cyane, we ashaka kubongera. Ubwo rero aho ngaho nawe hari icyo ubukwiriye guhita wumvamo. Niba wumvishwa na Mwuka Wera, ntabwo ari ngombwa ko bakubwira buri kintu cyose. Umva, impaka zizaba zibanze mu mbaga y'Abakristo. Isi yiyita Kristo izaba urubuga rw'imikorere n'imyanzuro ikomeye. Isi yiyita Kristo izaba urubuga rw'imyanzuro
ikomeye kandi ikomeye cyane. Abantu bafite ubutegetsi bazashyiraho amategeko y'agahato azakandamiza umutimanama nk'uko ubupapa bwabikoze. Babuloni izanywesha amahanga, ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 140, ingingo ya 486. Baravuze ngo Babuloni izanywesha amahanga yose inzoga z'iruba ry'ubusambanyi bwayo, bizaba bireba amahanga yose. Ku byerekeye icyo gihe Yohana umuhanuzi aragira ati mu Byahishuwe 18 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7, Ibyahishuwe 17 umurongo wa 13 kugeza 14, bahuje inama, bahuriye ku mugambi umwe. hazaba icyungo kizahuza ab'isi n'umushyikirano ukomeye, ishyirahamwe ry'imbaraga za Satani, kandi hazaba inyamaswa, kandi bazaha inyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Uko niko higaragaza ubutware bw'igitugu n'umudendezo wo gusenga ukurikije uko umutimanama wawe ukwemeza. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu twamaze kwinjira mu gihe umudendezo w'umutimanama w'abantu wamaze gukurwaho. Twabibonye yuko muri 2020 nta kindi cyabaye, hasi hatangira icyo bita gukuraho umudendezo w'umutimanama. Kandi igihe umudendezo w'umutimanama wari umaze gukurwaho, twabonye hakurikiraho ibihe bikomeye cyane byo gukuraho umudendezo mu by'idini. Kandi ibyo byose byatangiranye nanone byari byarabanjirijwe na cya gikorwa twabonye kivuga Trump avuga ati ubu ngubu idini na leta ntaho bigitandukaniye, bayobozi b'amadini mushobora kuza mukagira uruhare muri leta. Ibi bintu byamaze kuba, kandi ibi byose byamaze kuba, hasigaye ikintu kimwe gusa, kandi nacyo twamaze kukinjiramo. Cyakoze dushigaje akantu gato cyane kugira ngo noneho imbabazi zibe zirangiye, kuko batubwiye yuko ikizatubwira ko imbabazi zirangiye ari uko itegeko ry'icyumweru rizaba ritangajwe. Igihe rizaba ritangajwe, imbabazi zizaba zirangiye. Kandi reka mbabwire, ibiri kubera mu isi byose nabyo birimo biratwereka yuko imbabazi ziri kugenda zirangira. Ubwo rero abantu biradusaba gushishoza cyane ku bigendanye n'iki gihe tugezemo, cyangwa iki gihe gikomeye cyane tugiye kwinjiramo. Ni igihe kidasanzwe, ni igihe cy'ishiraniro, ariko ni ngombwa yuko tukinjiramo, kuko Imana yabonye yuko ari twebwe twabasha kugihagararamo bigakunda, kandi yabonye yuko buriya tugihagazemo twatsinda. Ariko uku gutsinda ntabwo ari ikintu kigomba kwizana, ahubwo bizaterwa nuko umwiteguro tuzaba twaragize mbere y'icyo gihe ugomba kuba umeze. Abana b'Imana bagomba kuba bafite umwiteguro, biteguye iki gihe gikomeye cyane gishishana mu mateka y'isi, kuko ari igihe cyagaragajwe nk'igihe kidasanzwe. Buriya iyo bakubwira yuko iki gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, nabyo uba ukwiriye kubitega amatwi ukabitekerezaho, wigira ku byabaye mu gihe cyashize, noneho bikaguha amahirwe yo kumenya ibizaba mu gihe kizaza. Nubwo tubyita mu gihe kizaza, ariko ubundi icyo gihe twamaze kugikandagiramo, hasigaye firimbi ya nyuma gusa igiye kuvuga, ubundi agahu kagahura n'umunyutsi. Iki kibuga kiraba gikubuye neza kandi kigaragara mu buryo bwihariye. Abantu rero benshi bakomeje kuba bahuze cyane
batitaye ku biri kubera muri iyi si, ntibitaye ku biri kugenda bikurikirana muri iyi si, bararyama bagasinzira nk'uko bisanzwe. Ariko niba bakubwira ngo muri Amerika hari gushya, ntukajye wumva yuko ari ibintu byizanye gutyo gusa. Nabyo ni amahirwe baba babonye yo gukoresha kugira ngo bashyireho amategeko yabo batoye y'ubururu, ya mategeko ababwira yuko bagomba kuruhuka ku isabato yabo ya gikristo. Wibuke yuko uyu munsi bavuga yuko kuba Los Angeles iri gushya ari ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, kandi amategeko y'imihindagurikire y'ikirere ari amategeko y'i Paris twese tuzi bikubiyemo. None se Donald Trump 2015 ko ari yavuyemo, ubu n'uyu munsi tugiye kugenda tubyine tuvuge ngo nabwo arayavamo? Ntabwo mbizi, ariko ari amategeko y'i Paris cyangwa se ari amategeko y'ubururu batoye. Muzi yuko yatowe muri 2015 amategeko y'i Paris. Trump yaraje ku butegetsi aravuga ngo ntazayagumamo ngo kuko ntacyo amariye Amerika, ariko uyu munsi ndagira ngo ngubwire yuko ukuboko kumusunika kumurusha ubushobozi, kandi bigaragara yuko agomba byanga bikunze kuyashyira mu bikorwa, kuko yatubwiye ngo amadini, insengero ziri kujyamwo abantu bakeya. Kubw'ibyo agiye guha imbaraga amadini kugira ngo akoreshe ubwo bushobozi bwa leta mu guhatira abantu kuba babasha kujya bajya mu nsengero. Nshuti muvandimwe, mbese ubu ngubu koko urabona ibihe bisanzwe? Badivantiste mukanguke, bagenzi mugana mu rurembo rwo mu ijuru mukanguke. Amazi ntakiri yayandi. Ndagira ngo mbabwire ko abantu ibintu byamaze guhinduka, ibintu byamaze guhindura isura. Uyu munsi niwo munsi wo kurahira kwe, kandi tuzi yuko poroje ya 2025 cyangwa gahunda igiye kugenderwaho 2025 niyo gushyiraho umunsi umwe w'ikiruhuko. Ni yuko 2025 abantu bagomba kuba baruhuka umunsi umwe. Ni yuko kugeza muri 2027 hagomba kubaho umwaka w'isabato, abantu baramaze kumenyera kuruhuka kuri iyi sabato yabo yo ku munsi wa mbere. Mbese bavandimwe, ibi bintu hari icyo bibabwiye? Ibi bintu murumva hari icyo bibabwiye cyangwa ni ibintu bisanzwe? Mbese murabona iyi poroje ari poroje isanzwe? Mbese murabona ibi bintu nibiramuka bishyize mu bikorwa, imbabazi ziraba zirangiye, haraba hasigaye ikibavandimwe? Mbese Kristo ko arahita agaruka nyuma y'irangira ry'imbabazi, ibyago 7 ko birasukwa ku banyabyaha banze kwihana, kandi abantu bakaba bagikomeje kumva ibintu nk'uko bari basanzwe babyumva? Murabona biraza kugenda bite? Ubitegeko ry'icyumweru riri hafi cyane, ndetse turimo turarikabakaba. Bigaragara yuko ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gushyirwaho ku mugaragaro. Bavandimwe nkunda, bagenzi, inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko iki gihe turimo atari igihe cyo gusinzira. Iki gihe turimo si igihe cyo guhunikira, ahubwo iki ni igihe cyo gukanguka. Iki ni igihe cyo gusaba Imana imbaraga. Iki ni igihe cyo gusaba Imana imbabazi. Iki ni igihe cyo kugira ngo niba hari n'uwaba yarasigaje mu bagenzi, yari ataramenya neza kwihana no kubabarirwa ibyaha, ajye ku mavi asange bagenzi be babisobanukiwe bamusobanurire, kuko umuntu witwa umudivantiste we ibye bigiye kuba birangiye. Agahu kagiye kuba gahuye n'umunyutsi, kandi umuntu wese uzaba warirengagije ubutumwa bwiza bwo gukiranuka kwa Kristo n'uburyo umutima w'umunyabyaha ukwiriye ubuntu bw'Imana, azahura n'ikibazo gikomeye cyane. Kabone n'ubwo iyi nzira yaba yarayigendeyemo, kabone n'ubwo yahitamo kuyimeneramwo amaraso, ariko ayo maraso azaba ari imfabusa. Bavandimwe nkunda, ndagira ngo mbasabe mukanguke, kandi mukangukire gusaba Imana imbabazi n'imbaraga kugira ngo tubashishe kwambukiranya bino bihe tugiye kwinjiramo bikomeye cyane. Imana idufashe. Badivantiste mube maso, bayobozi mu nzego zitandukanye, mumenye yuko iki ari igihe cya gihanuzi, atari igihe gisanzwe. Mumenye yuko igihe gisanzwe cyarangiye, ubu twamaze kwinjira mu gihe gikomeye cyane gisoza amateka y'isi, igihe cyavuzwe n'ibyanditswe byera, igihe Imana ubwayo yivugiye
kandi kikaba ari n'igihe gikomeje kugarukwaho mu mateka y'isi. Ibiri kubera mu isi byose birimo birerekana yuko imbabazi z'Imana zigiye kurangira. Nimwitegereze intambara ziri hirya no hino, mwitegereze impuha z'intambara, mwitegereze imitingito igenda ihitana abantu benshi n'imitungo myinshi ikahatikirira, mwitegereze imyuzure igenda itwara ibintu byinshi cyane, mwitegereje imiriro yicana iyo ngiyo iri muri za Los Angeles n'ahandi. Ibi ni ibimenyetso simusiga bitwereka ko Kristo agiye kugaruka. Ibi ni ibimenyetso simusiga bitwereka ko imbabazi z'Imana zigiye kurangira. Rero bavandimwe nkunda nshuti z'umusaraba, Imana idufashe dusobanukirwe neza n'igihe turimo, bityo bidufashe kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kwegereje, kuko agiye kuza bidatinze. Imana yacu iduha umugisha idufashe. Niko gusaba kwanjye nisabira, kandi namwe mbasabira mu izina rya Yesu Umukiza wabisezeranye. Amen.